ni radiyo ijwi rya murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. buri munsi saa 10 zo mu Rwanda no mu Burundi ni ikiganiro muri sanga ku masaha rero atandukanye bitewe n'igihugu abantu barimo. Hano i Washington DC muri studio z'ijwi rya Amerika ni isaa 4 za mu gitondo, ariko abatwumvira hirya no hino ku isi haba kuri Waishat Radio yacu voa.com, haba no ku bundi buryo mudukurikira mwese turabaha ikaze muri iki kiganiro muri sanga. Iki uyu munsi rero mukabaza muti turaganira kuki? U Rwanda n'u Burundi ni ibihugu byanyuze mu mateka y'ubwicanyi bushingiye ku moko mu bihe bitandukanye mu myaka yashize. Mu Rwanda ku isonga y'ubwicanyi hari jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka w'1994. Mu Burundi ho ubu haracyari impaka zigamije gusuzuma niba ubwicanyi bwabaye hagati y'amoko y'abatuye icyo gihugu bwakwitwa jenoside. Ibi byose bigatuma abavukira muri ibi bihugu n'ababikomokamo basanga amateka mabi bagomba guharanira kwirinda kuzasubiramo. Nyamara mu myaka irenga 60 ishize uruhererekane rw'aya mateka nirwo ruranga ibi bihugu. Ni gute rero byakwigisha urubyiruko, ndabara urubyiruko rutuye muri ibyo bihugu, ni gute aya mateka byakwigisha urubyiruko rutuye muri ibi bihugu muri iki gihe n'ikizaza kwirinda kuzagwa mu kaga nkako? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turaganira n'umwanditsi w'ibitabo Claver Irakoze. Muri uku kwezi arasohora igitabo gishya yise Transmitting Memories in Rwanda from a Survivor Parent to the Next Generation, ihererekanywa ry'amateka mu Rwanda hagati y'umubyeyi warokotse jenoside n'abamukomokaho ugenekereje mu Cyongereza. Bwana Claver Irakoze, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika. Murakoze Jeffrey. Ndagushimye rero cyane ko watuboneye umwanya mu buryo butunguranye, ukaba wemeye kutuganiriza ku byerekeye iki gitabo uteganya gusohora, ndetse wenda turaza no kuvuga ku bindi wagiye usohora. Tuboneye umwanya mu buryo butunguranye rwose, reka nongere mbigushimire kandi nongera nkubwira ngo ikaze ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane kunyakira, nanjye nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Reka duhere ku nyota yo kwandika, wenda tutaravuga n'iki gitabo nyirizina uteganya gusohora. Bundi inyota yo kwandika ibitabo kuri Claver Irakoze yaturutse he, yatangiye ite? Murakoze cyane. Inyota yo kwandika ibitabo navuga ko yaje iva ku kazi nkora umunsi ku wundi. Ndi umukozi ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi mu ishami ry'ubushakashatsi, akaba ari ishami natangiriyemo. Byaba bitangaje gatoya mvuze ko mu kwiga kwanjye nize ibijyanye n'ikoranabuhanga, hanyuma nza gukora kuri urwo rwibutso ndi umukozi n'ubundi ushinzwe iby'ikoranabuhanga, ariko mu ishami ryari riri gukora ibijyanye n'ishyinguramateka.
haba inyandiko, haba amajwi n'amashusho, haba ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rero nkaba mbimazemo imyaka irenga 10. havuga yuko ari akazi kari gatumbereye cyane ku ikoranabuhanga, ariko uko imyaka yagiye ishira nisanze ndi mu gukora cyane cyane noneho ku bijyanye no kwandika, haba kwandika ibijyanye n'akazi, ariko noneho ndetse no kwandika kugira ngo abadukurikira, abakenera ibyo dukora babashe kubigeraho. Navuga rero yuko muri ako kazi ari naho havuye inyota yo kugira ngo ntangire noneho kwandika amateka yihariye, cyane cyane agaruka ku buzima bwanjye ariko n'ubuzima rusange bw'igihugu. Inyota ya kabiri kandi ikaba yaraje bijyanye n'ubuzima nari ndimo maze kuba umubyeyi. Nifuje gutangira kunyuza umurage w'amateka nifuza gutanga ku muryango wanjye n'igihugu muri rusange binyuze mu nyandiko, kuko icyanditse kiraramba, icyanditse kigera kuri benshi. Numva ari uko nabisobanura. Mu kanya turajya kuri iki gitabo ugiye gusohora muri uku kwezi, ariko buriya iki kiganiro muri Isanga ubundi aba ari icy'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Hari rero ibyo twari twashyize ku rubuga rwacu rwa Facebook tubaza tuti ni gute ibi byakwigisha urubyiruko rwo mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe n'ikizaza kwirinda kuzagwa mu kaga nkako. Ni ikibazo twagiye tubaza, hari abashaka kukubaza ibibazo, hari abashaka gutanga ibitekerezo. None rero nunyemerera uko tugenda duhana ijambo tuganira, turagenda tunakira abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika duhereye kuri Idrissa Bakungu. Ikaze mu kiganiro muri Isanga. Zamura ijwi, egera kuri telefoni. Idrissa, egera kuri telefoni, turakumvira kure rwose. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mbaje kubashimira abavandimwe mwashimiye, ni byiza cyane kuvuga ngo utubazo dukeya namubazaga, kandi muha kuraje akomereza aho ngaho n'impano ye, akomeza yizamure. Dukeneye ibyo bitabo natwe urubyiruko tubisome. N'urugero natanga ni uko tugomba kubumbatira, dushaka ko ibyo bitabo twabinoza neza bigere kuri benshi, kubera bizagirira akamaro urubyiruko rw'ejo hazaza. Ikindi namwibariza ibyo bitabo biba biri mu Kinyarwanda cyangwa mu ndimi mpuzamahanga. Nongera nkamubaza ngo biri mu Kinyarwanda cyangwa biri mu ndimi mpuzamahanga. Nongera amubaza ngo mu Rwanda twabasha kubibona gute ibyo bitabo, byatugeraho gute, birahagana he, aduhe aho twabisanga twese Abanyarwanda, kubera natwe turashaka kubisoma tubimenye. Urakoze Idrissa, reka dusabe Irankunda abe yihanganye gato, hanyuma umutumirwa abanze asubiza ikibazo cyawe. Bwana Irakoze. Murakoze cyane. Bwana Irakoze. Yego, arakoze cyane. Ibitabo byanjye bibiri byombi, kimwe Das Chambism, ikindi gishya Transmitting Memories in Rwanda, ni ibitabo biri mu Cyongereza ku mpamvu ebyiri z'ingenzi. Icya mbere ni uko muri uku kwandika aya mateka harimo no kugira ngo agere ku batari Abanyarwanda, babashe kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, cyane cyane ko tubona ko hari umurindi w'abapfobya bakanahakana. Abenshi bakaba biganje mu bihugu by'i Burayi na Amerika, aho urwo rurimi rw'Icyongereza nanditsemo rushobora kumvikana. Icya kabiri ni uko iteka umwanditsi yandika haba hari urugendo anyuramo. Urugendo rero nafashe bwa mbere nanditse mu Cyongereza, ariko nkizeza abadukurikiye yuko ibi bitabo byombi vuba biza kugera no mu Kinyarwanda ndetse no mu zindi ndimi, kugira ngo ibivugwamo bigere kuri benshi bashoboka. Namumara impungenge rero. Hanyuma aho biboneka mu Rwanda biraboneka mu nzu zicuruza ibitabo zitandukanye,
ibyo bitabo byombi agezeyo yabibona. Urakoze cyane. Reka noneho twakire twihuse na Didier Irankunda, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze. Ego, ni ikibazo gitekerezo nyarutse. Hari mfite ikibazo ku kijyanye n'ibyo bitabo yuko hoba hari nka site interineti twoza turabikura ko nk'abantu duherereye i Burundi. Reka umutumirwa gusubize. Murakoze cyane. Kugeza ubu igitabo gishya Transmitting Memories mu Rwanda nicyo gishobora kuboneka hifashishijwe ikoranabuhanga rya internet. Ndaza gushyira link kuri post y'iki kiganiro ku buryo abantu bashobora kukibona, ariko hari n'uburyo bwo kuba ababyifuza bari muri aka karere bashobora kubisaba banyuze ku nzu isohora ibitabo twakoranye yitwa Imagine We Rwanda, hanyuma ibyo bitabo bikabasha kubageraho. Ni ibintu bishobora gufata iminsi itarenze icyumweru. Urakoze cyane bwana Claver Irakoze. Urumva ko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika batangiye kwitabira gushaka iki gitabo. Ndatekereza yuko bagifitiye inyota cyane, ariko se dusubire kubikubiye muri iki gitabo. Iki gitabo gishya ugiye gusohora, wasogongeza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ibikubiyemo muri rusange? Twabivuze tusa nk'ababinyura hejuru, ariko usa nk'utubwira mu ncamake ibikubiyemo. Ni igitabo gikubiyemo ubuhamya bwanjye nk'uwari umwana mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga. Nari mfite imyaka 11 gusa, hanyuma nkavuga ubuzima bw'umuryango wanjye mbere y'icyo gihe, mu gihe cya jenoside ndetse na nyuma yaho, kugeza uyu munsi aho mfite imyaka 40, nkaba narabaye umubyeyi, nkaba narubatse umuryango, ariko ibyo nkabikora cyangwa nkabigeraho ntafite ba babyeyi nakwita inkingi za mwamba mu buzima bw'umuntu ngo bamfashe muri urwo rugendo. Hagaruka cyane rero kuri urwo rugendo rusaba kurera generasiyo nshyashya, nyamara twebwe tutararezwe n'ababyeyi bacu, kuko igihe cyo gukurana nabo tukamenya ubwenge jenoside yabatwaye. Nkagaruka rero cyane cyane kuri ayo mateka, ariko nkabirebera no mu buryo bugari bwo kwibaza ngo abari abana icyo gihe bangana nanjye uyu munsi ari bo bari kurera u Rwanda rw'ejo, yaba uwarokotse jenoside, yaba uwari mu muryango w'abayikoraga, yaba utari mu Rwanda, abo bari abana uyu munsi bakaba ari ababyeyi. Uru rugendo barurimo bate bijyanye n'ayo mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda? Ese umurage w'amateka duhererekanya n'abo turi kurera uyu munsi uhagaze ute? Mu gitabo rero nibyo nibandaho, ariko nkagaruka cyane cyane ku kijyanye no kuba uyu murage w'amateka ukwiye kuganirwa, ukwiye guhererekanywa hagati y'ababyeyi n'abana, cyane cyane tugamije kubasobanurira ububi bw'ayo mateka, tubasobanurira ko jenoside ari ikintu cyateguwe kigashyirwa mu bikorwa, bityo bakwiye kwirinda icyatuma ayo mateka mabi yongera kubaho. Bijyanye rero na gahunda abanyarwanda cyangwa se u Rwanda rurimo rwo kwiyubaka, birumvikana ko kureba muri ayo mateka yatambutse tugakuramo amasomo bikwiye, ariko bizagerwaho gute mu gihe umuryango utabihaye imbaraga? Umuryango mvuga ni hamwe aba bana, uru rubyiruko rubarizwa. Nibyo nagarutse rero muri icyo gitabo, hanyuma nkagaruka no ku mbogamizi zihari bijyanye n'igice cy'ubushakashatsi nifashishije. Ubushakashatsi nakoze mu 2018 kugeza mu 2020, akaba ari ubushakashatsi nakoranye n'uwo twandikanye witwa Caroline Williamson Sinalo. Bwari ubushakashatsi bwibazaga cyangwa se bwarebaga niba koko mu muryango amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'amateka muri rusange igihugu cyanyuzemo aganirwa. Tukibaza tuti niba aganirwa ku kihe kigero, aganirwa te,
hanyuma ibyo biza gutuma tubona imbogamizi ababyeyi bafite, imbogamizi ziri mu muryango. Bituma rero muri iki gitabo uko natangaga urugendo njyewe ndi kunyuramo nk'umubyeyi, nanagaruka ku cyakorwa kugira ngo ababyeyi baterwe imbaraga, bungurwe ubumenyi, kugira ngo iki kintu cyo guhererekanya umurage w'amateka kibe kimwe mu byashingirwaho mu kubaka u Rwanda ruzira jenoside. Mu magambo make ndumva ari aho n'abamenye. Yego, reka dusubire ku mirongo ya telefoni. Hari abantu babiri, hari Ishimwe Fabrice, hari na Joseph Nduwimana. Nduwimana araba twihanganiye, duhere kuri Fabrice. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze ndabumva. Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo wihuse? Yego, uwo mubyeyi icyo gitabo yanditse ni ingirakamaro, ni cyiza, ariko hari icyo twebwe nk'abantu nka generasiyo wenda iri kuzaho ubu ngubu wenda twirinda iby'amateka y'abandi. Yego nabyo ni meza kuyiga kuko atuma tumenya ibyiza cyangwa tukamenya ibibi by'abandi, ariko tukamenya n'uko twitwara. Icyo njye mbona rero, icyo ntanga ni igitekerezo n'inyunganizi kuri icyo gitabo cyiwe. Icyo mbona ni uko umuntu aho uko yakagombye kubaho uko ariho uwo ari we wese, ntabwo ibyo biriya bintu byabayeho by'indorerwamo y'amoko yo kuvuga ngo uyu ni runaka, uyu ni runaka, byakagombye gucika. nkajya mpura na mugenzi wanjye nkamubona ko ari umuntu nkanjye, ntavuze ngo uyu ni iki, uyu ni iki, nkamubona ko ari umuntu nkanjye. Icyo nicyo cyakagombye. Ibyo rero byakagombye kwigishirizwa gutya ababyeyi, tukigisha abana aho kugira ngo tubigishije iby'amacakubiri. Tukajya ubigisha gukunda mugenzi wawe, ukajya umubwira ati umwana ujya ukunda mugenzi wawe, ntumubonemo ko ari iki, ntumubonemo ko ari iki, ahubwo umubonemo ko ari umuntu nkawe. Claver, wumvise ibyo Fabrice avuze? Fabrice agomba kubaho ubwo yarasomye igitabo, kuko ndumva inama atanga arizo nagarutseho. Ntabwo iki gitabo kije kwigisha amoko n'amacakubiri, ahubwo kije kwerekana uburyo ayo moko n'amacakubiri yigishijwe bigasenya igihugu. Mu kucyubaka rero tukaba tugomba kumenya ayo mateka kugira ngo hato urubyiruko rutayabayemo rutazisanga rukora ibijya gusa n'ibyasenya igihugu. Hanyuma nakunze ko avuze ati abantu bakigishwa gukundana, kubana mu mahoro, hatabayeho kureberwa mu ndorerwamo z'amoko. Ntekereza yuko ahubwo wagira ngo yamfashije kwandika imirongo iri muri iki gitabo, kuko ibyo nabyo mbigarukaho. Ariko ni ibintu bidasaba kurenzaho no gupfukirana amateka igihugu cyanyuzemo, kubera yuko iyo utayamenye ntumenya gukora ibitandukanye nabyo. Ndumva ariko namusubiza. Fabrice, wumvise ibyo Claver akubwiye? Yego, namwumvise. Murakoze cyane. Uranyuzwe? Ndanyuzwe rwose. Njye nagikumva icyo gitabo, nuko aho ndi ntabasha kukibona, ariko ngewe uko nacyumvise numvise gihura n'ibitekerezo nanjye mfite, kuko ngewe ntabwo sinibona n'icyo kintu cy'indorerwamo kumva ngo runaka ni iki. Njye nkubonamo kuri umuntu nkanjye, kandi ikindi abana banjye bagomba gukura mbatoza yuko abagomba gukunda mugenzi we atitaye ngo runaka ni iki, uyu ni umuzungu, uyu ni umwirabura, uyu ni ubu bwoko. No, agomba kumva ko umuntu ari nk'undi. Shimwe Fabrice, rero urakoze cyane, ukomeze kugira umunsi mwiza. Yego, urakoze namwe, ndabashimye cyane. Joseph Nduwimana. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Igitekerezo jewe mfise, ikintu mbanije kuramutsa abato bariko baratwumviriza bose, ndamutsa n'uwo mutumire mwadutumiriye. Arakumva. Igitekerezo mfise kuri ikintu cyerekeye cy'amoko hagati mu Rwanda no kimwe n'iwacu mu Burundi. Abatubanjirije kuri barabyitwayemo nabi, na cyane cyane abategetsi. Je nibaza yuko byari hanini ku bantu bari bajejwe gukora ibyo nyene, kuko urabye ukugena bari gukangura imbaga z'abo bantu abajejwe gutwara ibihugu, nibo bari babifitsemo uruhara cyane. Rero ikintu dusaba nk'abarutse ubu turi mu rwaruka rw'iki gihe, ni uko abategetsi ku by'ukuri bo bishyira mu bantu. Je nshimira cyane cyane abategetsi b'u Burundi, kuko ibintu by'ubwoko
tubona biriko biraranduka ku by'ukuri twosaba ko hoja mu nguvu kugira ngo birandukanwe n'imizi duhuye na mwene wacu turamukanye nta bwoko ntangi abantu twibanire mu mahoro kandi uravye nk'abanyarwanda bavuga ururimi rumwe mu Burundi tuvuga ururimi rumwe kugira rero ngo tutahura ngo uyu n'uyu kiretse ibyo byo kurabira abantu ngo kanaka ni muremure ngo kanaka ni mugufi iyo mico irakwiye gucika mu Burundi haba amakangurambaga by'ukuri amaleta yacu abishiremo ingufu abantu twibanire mu mahoro murakoze. Urakoze Joseph Nduwimana aho mu Burundi, ugira umunsi mwiza. Murakoze. Bwana Irakoze, wumvise umurundi Joseph Nduwimana ati abatubanjirije babyitwayemo nabi. Ibyo urabivuga mu gitabo cyawe? Mu gitabo mvuga icyatumye iyo jenoside ishoboka, jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo biri kure y'ibyo yavugaga. Usanga amateka y'u Rwanda twereka yuko ari ikintu cyateguwe kandi kigashyigikirwa n'ubutegetsi bwariho icyo gihe, kikigishwa kigafata imizi. Urwo rwango rero rwaje gusenya igihugu, ntabwo ari miliyoni yapfuye gusa y'abantu, ahubwo no kuba izo nzangano n'amacakubiri byarinjiye muri wa muryango wakabaye ishingiro ry'igihugu, cyabaye ikintu gisaba igihe kirekire kugira ngo cyongere kubakwa. Ntabwo rero ndi bujye kure y'uwo munywanyi w'ikiganiro. Birakwiye yuko abayobozi, abafata ibyemezo muri politike bashishikarira guhuza abantu kuruta kubatandukanya. Reka tujye kwa Thierry Dave Tuyisenge, ikaze mu kiganiro muri Sanga, uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo. Cyane ndi mu Rwanda, i Musanze. Mu by'ukuri dushingiye ku mateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda hano iwacu, bigaragara ko habayeho ubushake bwa politike, hakagenda habaho ibiganiro bitandukanye bigisha abantu, bigira aho byageze hakabaho jenoside. Rero uruhare rwacu nk'abakiri bato cyangwa se urubyiruko, icyo numva gikwiriye gukora, dukwiye kureba tugafata ibi bitwaye byabayeho mu gihe cyashize, ntidukomere kugendera mu murongo mubi, tugahinduka tukagenda tuganiriza na bamwe muri bagenzi bacu baba bagifite imyumvire mibi, bumva yuko kuba byaragenze gutyo hari inyungu zindi ziba zirimo, kuko hari igihe usanga nk'abantu bafite imyumvire runaka bavuga ati byagenze gutya ntabwo bikwiriye kurangira gutya, natwe tugomba kwihorera, cyangwa se ugasanga umuntu acyafite inzika. Tukigisha abantu kubabarirana, noneho hanyuma y'ibyo byo kubabarira abafite ikibazo bakababarirana, cyangwa se tukahabaho ubumwe n'ubwiyunge. Noneho hanyuma y'ibyo twebwe nk'urubyiruko tukagerageza gushyira hamwe, tugasenyera umugozi umwe, tukareba icyateza imbere abantu imbere, tutashingiye ku moko runaka, kuko abemera Bibiliya ivuga ko twese twaremwe mu ishusho y'Imana, twese tukubakira mu bumwe, tukirinda amacakubiri n'abantu baza batuyobya batwereka ko tutari bamwe. Ibyo byose tukabyirinda. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Tuyisenge kuri icyo gitekerezo. Ndumva cyari igitekerezo atari ikibazo. Yego, ni igitekerezo. Urakoze cyane Bwana Claver Irakoze, hari icyo uvuga kuri icyo gitekerezo cya Thierry Dave Tuyisenge? Ni igitekerezo cyiza kandi ni nabwo butumwa urubyiruko ruhabwa uyu munsi, cyane cyane ko u Rwanda turimo uyu munsi nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ibarura rusange riherutse, 65.3% by'abaturage, miliyoni 13 zirenga n'urubyiruko, n'abantu bari munsi y'imyaka 30. Abenshi bumva ayo mateka ya jenoside yakorewe abatutsi nk'amateka babwirwa cyangwa biga, ntabwo bari bahari. Ariko iyo barebye igihugu babona ubukana ayo mateka yagize mu kugisenya. Birakwiye rero yuko urubyiruko rw'ubu rufata uwo mugambi mwiza wo kurwanya icyo ari cyo cyose cyagarura amacakubiri, cyagarura gusenya igihugu, ahubwo bagashishikarira igikomeza
gusigasira ibyagezweho ndetse no gukora ibirenzeho, kubera yuko buriya abantu iyo bari mu macakubiri, iyo bari mu nzangano, hari umwanya mwinshi utakara aho kugira ngo abantu biteze imbere, ahubwo bakaguma mu mwiryane. Ni ubutumwa bwiza rero, kandi akaba ari nacyo nshishikariza urubyiruko bagenzi be badukurikiye. Murakoze. Reka twakire Twagirayezu Marcel, ikaze mu kiganiro muri Sanga. murakoze cyane. mazina koko ni Marcel, ndi i Kigali mu Rwanda. nanjye nsa nk'ushaka gutanga igitekerezo ku ikubitiro. Nibura nishimiye yuko umutumirwa w'uyu munsi anakora ku rwibutso nk'akazi ke ka buri munsi. Igitekerezo rero nshaka gutanga, nifuza ko yatubera nk'ijwi bagakangurira abantu gusura urwibutso, cyane cyane urwibutso rwa Gisozi, kuko rwo rubumbatiye amateka ya mbere ya jenoside n'igihe cya jenoside nyirizina. Kubera ko impamvu mbivuga, tujya tubona abana batoya cyangwa se muri iki gihe cyo kwibuka, muri iki gihe cyo mu kwezi kwa kane ko kwibuka, twakiriye kese zisaga 56 z'abantu bahakana bakanapfobya jenoside kandi bari imbere hano mu gihugu. Abo ngabo rero usanga ari abantu bafite abana, usanga ari abantu bafite ababyeyi, kuko ingengabitekerezo bikomora ku babyeyi babo. noneho kubera wenda ko abantu benshi batabasha no gusobanukirwa no gusoma wenda icyo gitabo, ariko nifuza ko nka leta watubera ijwi nyakubahwa. Aba bantu, abayobozi bwite, abayobozi mu nzego z'abikorera, tugira abajyanama b'ubuzima mu tugari, tugira abunzi, tugira ba midugudu. Twifuza ko buri komite yose itowe muri buri nzego, ba minaroke, minisiteri ya minubumwe ndetse na minisiteri y'umutekano, bajya barashyira hamwe nibura bakavuga ati muri uku kwezi intara y'Amajyaruguru igomba gusura urwibutso rwa Kigali ku Gisozi, bagasobanurirwa amateka, kuko buriya tugira ikibazo kugira ngo umuntu tugere muri iki gihe cy'ukwezi ko kwibuka, usange umudugudu ugiye kuyobora ibiganiro no kubwira abandi nawe ubwe ntazi amateka, kubera icyo gihe usanga avuga areba mu kirere kubera ko nawe avuga ibyo yumvise. Ariko iyo yigereye ahantu kuri tere, njye nagize amahirwe yo kugera ku Gisozi, ngira amahirwe yo gusura urwibutso rwa Nyamata n'urwibutso rwa Murambi, ariko hari umuntu kugeza magingo utarakandagira ku rwibutso na rimwe, ku buryo iba byumva akumva ibivugirwa kuri radiyo, akabifata uko bisanzwe. None rero ubwo akora no mu ishami ry'ubushakashatsi, buriya icyagabanya ibyaha n'ingengabitekerezo hano imbere mu gihugu, ubundi noneho tugasigara duhanganye n'abo ku ikoranabuhanga, nawe ariko tuzababwira ukuri, ni uko nibura 1/2 cy'abanyarwanda bose babasha gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi, nibura rwa Kigali ku Gisozi, rumwe mu nzibutso nyinshi ziri imbere mu gihugu. Urakoze Twagirayezu Marcel kuri icyo gitekerezo. Bwana Irakoze, igitekerezo cya Marcel urakivugaho iki? Ubona urwibutso rudasurwa bihagije? Igitekerezo cya Marcel ni cyiza, gusura inzibutso muri rusange bitari n'urwibutso rwa Gisozi, kubera ko niho urwo rubyiruko rubasha kubonera koko ayo mateka, rukamenya uko jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe igashyirwa no mu bikorwa, ndetse n'ingaruka yasize. Umwihariko rero wa ruriya rwibutso ni uko rufite wenda inzu y'amateka mize, ahari amateka arambuye abisobanura. Siko bimeze ku nzibutso zose, ariko namwibutsa yuko hari inzibutso zindi zitandukanye, nk'urwibutso rwa Murambi, narwo ni urwibutso rugaragaza ayo mateka mu buryo bwanditse, ariko hakaba hari n'imibiri ihashyinguye. Inzibutso ni nyinshi kandi abantu bashobora kuzisura bakasobanukirwa kurushaho. Igitekerezo cye rero nagishimye, ariko nkongeraho yuko atari urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi gusa, ahubwo ari uwo muhate wo kugira ngo bamenye aho aya mateka agaragara hose, kugira ngo barusheho gusobanukirwa no kwiyemeza no gufata umugambi wo kugira ngo icyasenya u Rwanda kitazongera kubaranga nk'urubyiruko. Daniel,
Mugisha, ikaze mu kiganiro muri Sanga, uherereye he? Baramukije, ni Daniel Mugisha muri Finland. Amakuru cyaho muri Finland? Muri Finland amakuru ni meza kabisa. Igitekerezo cyangwa ikibazo ufitiye mutumirwa wacu? Nta si ikibazo, numva ari igitekerezo, ni nk'inyunganizi ko abanyatitire mwashize ko ari iri interese nyine, ndavuga ati reka nanjye sinabura icyo mperera ku iki kintu ku bihugu byacu twese, u Rwanda n'u Burundi. Duga ku ijambo. Okay, nk'uko mwabivuze ngo ati u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu bifise amateka y'ubwicanyi bushingiye ku moko, ati byabaye mu bihe bitandukanye mu myaka yaheze. Ushobora gusiga gute none amateka yo kwigisha urwaruka cyangwa urubyiruko kugira ngo ibintu bihere cyangwa ibyo bigaruke muri kazoza. Ngeze ngaha hariho ikintu mpera ko mu Kirundi bavuga ngo ubuda gukira indwara ngo arayirata. Mu Burundi n'u Rwanda nk'uko mubivuze n'ibintu byarabaye, ariko hari ingorane dufise. Ingorane dufise ni uko abantu bakorewe bino bintu canke ababikoze ushikisa usanga mpagare ku Burundi cyane, nko ku Burundi usanga nk'ibi byabaye by'ubwicanyi ku mpande zose, usanga hatarabaho no kwemera ibyo bintu canke ngo babishire ku murongo, bivanye n'uko nk'ubu mu Burundi byahabaye byo kwicana hagati y'amoko abiri. Uza wumva abatutsi bavuga ngo abahutu batwishe, abahutu ngo n'abatutsi batwishe. Icyo kintu cyonyine urumva ntibaragihurizako, kugira ngo no gwaruka baze bageraho batora umwanzuro, babwire urwaruka ati rero byagenze uko, reka tubigenze gutya. Gusa nko mu mwanya dufatiye ku byo leta ivuga y'u Burundi, hariho ibimaze gushigwa hanze, ariko nabyo ntibirahurizwa n'abo bantu nyine ayo moko abiri. Urumva rero ibintu by'amoko niyo soko yo kwicana, kandi ugiye kuraba no mu mategeko y'igihugu n'ibwirizwa shingiro, naho nyine usanga ibintu babivugamo bakanabyemera. Niyo mpamvu tubona yuko ibintu by'amoko bibyara kwicana bidashobora guhagarara mu myaka ya vuba. Bwana Claver Irakoze, komeza Daniel. Sindaheza, nariko mvuga nk'akarorero, urabye nko mu ibwirizwa shingiro dufise mu Burundi, riravuga mu mazina, rikavuga n'ibitigiri bisangira ubutegetsi, ibitigiri ibi n'aba n'aba. Hanyuma ejo usanga hamwe na hamwe no muri leta baravuga ati iby'amoko bihagarare, kandi n'ibwirizwa shingiro ryo nyine dufite riba ribivuga rikanabitegeka. Hamwe ahari kugira umututsi hagiye umuhutu, bashaka ngo hagiye umuhutu. Aho rero Mugisha, urashaka kuvuga ko mu by'ukuri hariho kuvuguruzanya hagati y'ibyanditse mu ibwirizwa nshingiro nk'uko mubyita n'ibikorwa mu buryo bugaragara hagati mu bantu? Turabisasira indava wanashaka, kubera ko usanga niyo wumva n'abategetsi bavuga, wumva umenga ibyo bintu ntibabyemera, bakavuga ngo hakore umuntu ashoboye ikintu ntihakore ubwo bwoko, ariko ugasanga n'iryo bwirizwa shingiro canke amategeko y'igihugu aravuga mu mazina ubwo bwoko. Ndumva ko rero nk'ibintu ibyo nivyo kandi bivyura bikwega ubu bwicanyi amoko. Ariko tugeze nk'ahantu umuntu nitwagera tuzotahura ati umuhutu n'umuhutu, umututsi n'umututsi, twese turabarundi, iryo jambo ntiryongere kuvugwa, aho nibaza ko tuzokira. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Mugisha kuri icyo gitekerezo. Bwana Irakoze, Mugisha ati ntabwo abantu bavuga rumwe ku mateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi, urubyiruko ntabwo rubivugaho kimwe. Aho uri aho ngaho mu Rwanda kugeza ubu ubona ya 65 n'ibice 5 wavugaga ifite cyerekezo ki, ivuga rumwe ku bijyanye na jenoside yabaye mu Rwanda?
navuga yuko ikigaragara ari ubushake bwa politike bwo guhuza abantu no kugira ngo bagire icyerekezo kimwe. Niba ukurikira ubuzima bw'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, urabizi neza yuko kurebera abantu mu ndorerwamo z'amoko atari ko bikiri. Ndi umunyarwanda niyo iza mbere, kugira icyerekezo kimwe nk'igihugu nibyo biza mbere. Ibyo kandi bikagaragarira no mu bikorwa bitandukanye. Nkavuga rero yuko uko mbibona mu Rwanda ni uko urubyiruko rufite icyerekezo kimwe. Imyumvire yo ni urugendo, ari nayo mpamvu ibyandikwa byandikwa kugira ngo n'abagishidikanya cyangwa se abadafite ubwo bumenyi butuma babasha kwihitiramo babashe kubona amakuru. Ariko tugiye mu mibare y'ibifatika, twagiye tubona mu myaka yatambutse umubare w'abaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo waragiye ugabanuka. Ibyo nkatekereza rero yuko ari kwa kwigisha no gusobanura bituma abantu bumva yuko dushobora gutekereza ibitandukanye ariko ntibitubere impamvu yo kugira ngo dushyamirane, ahubwo buri wese igitekerezo cye kikajya mu murongo wubaka igihugu. Iyo ibitekerezo bihuye rero ari ibyo kubaka, buri wese abigiramo inyungu za mbere abanyarwanda dufite uyu munsi ni ukuba turi mu gihugu gitekanye, ari nacyo gituma n'ubwo bukangurambaga n'uko kwigisha bishoboka uko abantu batekanye. Nkaba numva rero nk'umunyarwanda nk'uri mu Rwanda, iyi myaka 29 yose irangiye ndetse n'indi izaza, ari rwa rugendo rukomeza rwo kugira ngo dukomeze gushyira ibitekerezo hamwe, ibitekerezo bigamije kubaka kandi ibitekerezo bitwibutsa iteka ko ahatari ugushyira hamwe habaho gusenya. Dufite urugero rero rw'aya mateka tuvuga ya jenoside yakorewe abatutsi. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu ni umwanditsi w'ibitabo Bwana Claver Irakoze. Turaganira ku gitabo ateganya gusohora muri uku kwezi, Transmitting Memories in Rwanda from a Survivor Parent to the Next Generation, cyangwa ihererekanywa ry'amateka mu Rwanda hagati y'umubyeyi warokotse jenoside n'abamukomokaho. Samuel King Nduwayezu, ikaze mu kiganiro muri Isanga. murakoze cyane. Uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo? Ni mu karere ka Gakenke rya Nkondo, ubwo ni North Province. Icyifuzo twifuza kugira ngo amateka amenyekane ahantu hose ni uko iriya bintu u Rwanda ruba rwaranyuzemo bya jenoside yakorewe abatutsi byajya byigishwa mu mashuri, bikandikwa mu bitabo, bigangwamo amafilime, ibintu nk'ibyo, ubundi nyine kugira amateka atazasibangana. Ngira ngo nibyo Claver yakoze yandika ayo mateka nk'uko bivuga. Yego. Urakoze cyane Samuel. Reka twakire Andrew Kayitare. Yego. Ikaze mu kiganiro muri Isanga, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo? Mperereye mu mujyi wa Kigali, Kicukiro. Igitekerezo cyane nk'uko nari nabyanditse mu ncamake ni uko cyane cyane urubyiruko rwakwigishwa amateka yaranze u Rwanda, bakigishwa nk'uko gahunda ya Ndi Umunyarwanda iri, bakigishwa uko biriya bintu by'amoko kera byari nk'imiryango, byari uburyo bwo kumenya classe sociale, noneho hanyuma byari ibintu byazanywe kugira ngo biteranye abantu, kuko nk'uko nabyanditse ntawe uhitamo aho avuka, noneho uko umuntu ayo moko ntacyo ashobora kutumarira, ahubwo abantu bagomba kuzuzanya bagakundana. Noneho ikindi nkuko byagiye bigaragara cyane cyane mu ngengabitekerezo yagiye igaragara mu abantu bakuru cyangwa se bari bariho mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, nibo bagenda babishyiramo urubyiruko. Rero abo bantu bakaba bakwiye kwigishwa, nabo bagahindura imyumvire, bakabona kwigisha bari abantu b'urubyiruko baba bari kumwe nabo mu mago, noneho
tukagenda twubaka u Rwanda. Wenda amahirwe yandi ahari nuko abantu bagenda basaza, urubyiruko uko rugenda ruzamuka, ngewe uko nyine mbona urubyiruko usanga bo batabishyizeho umutima, batanabizi, tugakomeza kugenda tubafasha kugenda bumva ko ikibazo cy'amoko kigomba kurangira burundu, tukicara ari gahunda ya ndi umunyarwanda. kuko umwanditsi yari yabivuze, ngira ngo uko nari nasomye ni Burundi nabo bibaye nka gutyo nabo bakagenda ibintu by'amoko bagenda babita ku ruhande, bazageraho bigafata intera nk'iyo u Rwanda rugezeho, ndetse bigacika hagati mu bihugu byombi. Murakoze cyane. Andrew Kayitare, urakoze nawe kuri icyo gitekerezo. Bwana Irakoze, Andrew Kayitare ati hari abigisha amateka bakayigisha nabi, ati urubyiruko biragaragara yuko rutaganira kuri ayo mateka y'ibyabaye mu buryo bugamije kubyirinda. Wowe wavuze ko hagati y'umwaka w'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2020 wakoze ubushakashatsi bugamije kureba ko mu muryango amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda aganirwa. Niba ubwo bushakashatsi bwarashoboye kubona imyanzuro, wasanze bimeze bite? Wasanze aganirwa mu buhe buryo? Urakoze cyane kuri icyo kibazo, ndetse ntabwo ari n'ikibazo gikubiyemo byinshi byanditse mu gitabo. Ubushakashatsi bwatugaragarije ko ayo mateka aganirwa, ariko icyuho kikagaragara mu mateka yihariye y'umuryango aganirirwamo. Icyo nshaka kuvuga ni uko mu ishuri uyu munsi abana bariga amateka, bakiga jenoside icyo ari cyo, mu mashuri abanza uhereye mu mwaka wa 5, mu mwaka wa 6 bakabasha kwiga amateka arambuye kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Uwo mwana rero wabyize ku ishuri ntabwo yiga inkuru y'ababyeyi be bamubyara, yiga amateka rusange y'igihugu. Iyo agarutse mu muryango rero twabonye ko icyuho ari ukudasobanurirwa bijyanye n'amateka ababyeyi be banyuzemo muri ayo mateka magari tuvuga jenoside yakorewe Abatutsi. Aho rero akaba ariho hari icyuho, kuko ndagaruka ku muryango cyane, wa mwana rwa rubyiruko rwagiye ku ishuri, rwa rubyiruko wa mwana dusaba kuziririza ikibi, afite abamumurikira mu buzima bwa buri munsi aribo babyeyi. Abo babyeyi rero nibatamuganiriza ngo amenye neza aho amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi uko bayumva, n'icyo bayatekerezaho, n'icyo bamusaba nk'inshingano nk'abantu bakwiriye kumumurikira, hazaba hari ibituzuye muri bwa buzima bwa wa mwana uri kumurikirwa. ari nabyo ngarukaho mu gitabo nsaba ababyeyi, mvuga nti ni amateka ashaririye, ni amateka agoye kuyavuga bitewe n'uruhande buri wese ariho. Ntabwo ari uwacitse ku icumu gusa bigoye, kuko ku wacitse ku icumu hari ihungabana ryo kwibuka uburyo yabuze abe, uburyo yahizwe nk'inyamaswa. Ariko no ku rundi ruhande, cyane cyane ku bari abana aribo babyeyi uyu munsi, bafite nabo ibyo bibuka. Baribuka se cyangwa nyina wari mu kazi ko kwica umunsi ku wundi. Nawe ufite uwo mwana uyu munsi wabaye umubyeyi, afite byinshi yibuka, akaba yahungabana, ariko akwiriye gutera intambwe. Ntibyoroshye, birumvikana, kubwira abagukomokaho yuko umubyeyi wawe yagize uruhare mu koreka imbaga, ariko biradusaba kurenga icyo ngicyo, ahubwo tukareba ikizamara igihe kirekire, ari cyo cyo kurera abadukomokaho uyu munsi, nabo bazarera ababakomokaho. Ni ukuvuga ngo rero gusobanura ububi bw'amacakubiri n'inzangano birakwiriye yuko biba mu ntego z'ababyeyi, kugira ngo dukomeze gusigasira ibyagezweho, kugira ngo dukomeze kubaka abana n'urubyiruko muri rusange ruziririza icyo kibi, kugira ngo amahoro twifuza, amahoro tumaze kugeraho mu Rwanda arambe. Radiyo Ijwi ry'Amerika, twakire Leopold.
igitekerezo canje sinumvise neza aho umushitsi munsi yatanguriye, ariko yewe nagira mfatire ahanini ku byo nabonye mwashize ku rubuga rwanyu. Uherereye he Leopold? Okay. Uherereye hagana he? Ndi muri Canada. Yego komeza. Ni ukuvuga rero icyo nshaka kuvuga ku bijyanye nshaka kuvuga ahanini ku bijyanye n'intwaro usanga ziba ziri ku butegetsi, rimwe na rimwe ugasanga hari ibyo bakora bidatuma abana babo cyane cyane bashobora gutahura neza ibijyanye n'uburyo ibibazo by'amacakubiri y'amoko byo kwigishwa. Ugasanga ibyo bigisha ku mugaragaro muri rusange mu manama hehe, ugasanga iyo bageze mu ngo zabo cyangwa hagati yabo sibyo abana babo baba bigishwa. Ugasanga ikindi nacyo ugasanga hari igihe reka dufatire nk'akarorero ku gihugu cyacu cy'u Burundi, nacyo nyine gifite amateka amwe ameze nk'ibyandurutse biba mu Rwanda muri buka bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, byo byaragiye mu mateka biravugwa. Rero usanga hari ibyo bagenda nk'itegurwa rya jenoside mu Rwanda byavugwa ku mugaragaro, ariko kandi nubwo haba hari abantu bariko baraziyamiriza hirya no hino ku isi, byariyamirizwa ko hariko harategurwa jenoside mu Rwanda, ariko abantu ntibavyumva. Byinshi byava mu bintu by'ibiganiro byagenda bitangwa ku mugaragaro, ariko ibindi nabyo bikaza biratangwa mu ibanga bihanahanwa n'aba mu mategeko batwaye icyo gihe. Uyu munsi rero naho kandi uriko uraraba mu miryango imwe imwe, usanga ibintu byinshi bivugirwa ku mugaragaro atari ibyo bivugirwa mu mazu. Rero byari bikwiye ko nimba abategetsi baba batwara ibyo bavuga ku mugaragaro aribyo baganira no mu miryango yabo, bereka abana ko amoko twese twaje tuyasangaho. Abazungu barayazanye bigisha amoko ba sogokuru bacu, hanyuma turayakurikira, ariko uyu munsi tuma tuvuga ngo abazungu batwigisha amoko. Ugasanga abantu baricana hagati y'amoko, kandi twese twaramaze gutahura ko amoko twayazaniwe n'abazungu rero bayatwigishije, ariko mugabo n'ubundi ugasanga tubandanya turi hahandi abantu bavugana bari mu kibazo cy'amoko bagwana ku moko, kandi by'ukuri twese dutahura ko amoko twayazaniwe n'abazungu kugira ngo bashobore gufata mu ntoki ibihugu byacu. ubwo rero ico reka nk'akarorero kamwe uyu munsi nyarutsa amasaha arimo araducika. mu uyu munsi dufatiye nko mu Burundi, muramaze kumva uyu munsi mu Burundi nabo nyene barigisha ko abantu bakwiye kubana neza, ariko winjira indani ugasanga hari utundi tuntu tuho mu ibanga. Murabona nk'ubu hariho nk'amashyirahamwe ariko aremererwa mu Burundi ngo yigishe iby'akahise, ariko akabyigisha uruhande rumwe, akigisha akahise, akigisha abana, kandi aho kubigisha avuga ati ikibazo cyarabaye mu gihugu, abantu baranjyane zarabaye, ariko uyu munsi aho kubigisha ibyo akavuga ngo ababikoze ni banaka bagenda babwira abana banaka bakoze iki. Icyo kiganiro hari nk'ibiganiro hamwe bakunda kuvuga ngo bimenye ntacyo bitwaye, ngo bakoze ibi banaka, aho gushyira hamwe urwaruko rw'urundi rwose bashyira hamwe ikibazo cy'amoko cyarabaye, abantu baricana ku moko. Uyu munsi rero muze duhinduke twese tuba abantu bazima, tumenye ko ikibazo cyabaye abagiteye kera baragiye, bari abo bazungu. Ubu rero uyu munsi tube abantu twese tube hamwe, abarundi babe hamwe, ntabe abarundi b'abahutu n'abatutsi, ntabe abanyarwanda b'abahutu n'abatutsi, ahubwo abantu bose babe mu by'ukuri mu gihugu kizira injyane z'amoko. Urakoze. Ikindi nacyo nongeyeho gatoya, hari ukuntu ikibazo cy'amoko uyu munsi cyorohera abategetsi mu kugikoresha, kuko
abanyagihugu bobo kubabwira iby'amoko bumva umengo ni ibintu nicyo cyoroshye kubumvisha ko babafashije nimba umuntu umunaniye gukora ibi canke biriya byanka ni amoko abitumye n'ibiriya canke ibi rero tubona ko icoba ciza ari uko ikibazo c'amoko cokwicarirwa abantu bose bakigishwa ko ikibazo atari amoko ikibazo kiba ari inzego ziba zihari ahubwo zigashaka uburyo bwose zokoresha amoko kugira ngo zibandanye ibikorwa byazo biba bitari byiza. Urakoze cyane Leopold aho ngaho muri Canada. Bwana Irakoze Leopold ati hari imvugo ebyiri zitandukanye, hari ibyo tuvugira mu ruhame tubwira abantu twabaye abana beza, hari n'ibindi tubwira abana bacu turi mu ngo. Arongera ati amoko yabaye iturufu ry'abanyapolitike kugera ku nyungu zabo bwite. Ibyo uko ari bibiri wagira icyo bivugaho? Reka mpere ku cya kabiri. Ndashima kandi nkashimishwa n'uko u Rwanda turimo uyu munsi ayo moko atariyo ashyizwe imbere. Ndi umunyarwanda, gukorera hamwe igihuza abaturarwanda ari cyo gishyizwe imbere, kandi ku bagenda u Rwanda babona umusaruro bitanga. None se ibyo ntibyaba ari bwa buryo bwo kuvuga ngo turabivugira mu ruhame ariko ugasanga mu rugo abantu babwirwa ibitandukanye? Kuko akenshi usanga abantu bavuga bati ingengabitekerezo ya jenoside iracyahari, abantu baracyayifite, ituruka he kandi abantu bose bari muri ndi umunyarwanda? ni rwo rwa rugendo navugaga. Ariko reka dushime ko hariho umurongo wa politiki udatandukanya abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ku kijyanye na politiki ariyo igenga ubuzima rusange bw'igihugu, ibintu birasobanutse. Iyo ndi umunyarwanda irahari, kandi ibikorwa bihuza abantu haba mu mashuri, mu buryo bw'imyigire, bitandukanye n'uko twabibonaga muri cya gihe cyaranzwe n'amacakubiri. Aho nkavuga ngo rero hari ubushake bwa politike bumaze igihe kandi butugaragariza ko gushyira hamwe byubaka igihugu nk'uko tubibona uyu munsi. Ukambaza uti rero hari ibivugwa ariko hari n'ibibera mu miryango. Navuga ngo icyo nicyo nagarutseho cyane mu gitabo, kuko ibibera mu muryango ntabwo ari mu ruhame, ariko ibibera mu muryango bigaragarira mucyo wa mwana uva mu muryango, mucyo rwa rubyiruko ruva muri uwo muryango ruzakora rugakorera ahagaragara. Niyo mpamvu rero nagarutse ku ruhare rw'umubyeyi mu gukomeza gutegura, mu gukomeza kubumbabumba intekerezo cyangwa ibitekerezo bya wa mwana urimo urarerwa, ya wa mwana dusaba kumva ko we na mugenzi we uri kurererwa ahandi bagomba kubana mu gihugu, bakabana mu mahoro kandi bakabana nk'abanyarwanda. Ariyo mpamvu uvuga rero ngo kuko ibibera mu muryango tutabizi tutabibona, ababyeyi nibumve, bumve uruhare rwabo, bumve n'ingaruka zo kuba batanga ibinyuranye n'umurongo igihugu kirimo, kuko ibinyuranye n'uwo murongo byazatugarura muri ya mateka mabi yo gusenya. Akaba ari cyo rero nashyize muri kiriya gitabo, nongera kugaruka cyane cyane mu muryango, nibutsa ababyeyi uruhare bagira mu kurera barerera igihugu, kuko umuryango muzima niwo shingiro ry'igihugu. Bimeze bite abantu bakoze jenoside bajya batinyuka kuza mu nzibutso bakareba ayo mateka, cyangwa abana babo bakinjiramo mukaganira nabo mukababwira amateka y'u Rwanda? Biragoye kuko ntawuza afite icyapa kivuga ngo nakoze cyangwa, ariko hari ikibitugaragariza cyane cyane. Ubwo ndavuga ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, habera amahugurwa atandukanye, arahuza urubyiruko, arahuza ababyeyi, ingeri zitandukanye z'abantu. Muri ayo mahugurwa rero bibaho ko hari abatanga ubuhamya bagatanga cyangwa se bagasangiza bagenzi babo urugendo rwabo rwo gukira ibikomere no kubaho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Bamwe muri bo rero dusanga ko ari abakomoka mu miryango y'abakoze jenoside, cyangwa se abahawe ibihano bakaba bararangije ibyo bihano bakagaruka mu buzima busanzwe. Nuko dushobora kumenya bijyanye n'ikibazo warumbajije, abasura urwibutso bafitanye isano ya hafi
no gukora jenoside cyangwa se no kuba bakomoka muri iyo miryango. Ariko ikindi navuga muri rusange ni uko urwibutso rufunguriwe buri munyarwanda wese ndetse n'abanyamahanga baraza, ntabwo rufunguriwe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se abatari bari muri iki gihugu. Buri munyarwanda wese muri kwa gushaka kumenya, gusobanukirwa no kumva neza ayo mateka akangurirwa gusura inzibutso kugira ngo amenye. Nkaba numva rero ahubwo twakwibaza ngo ese koko niba hari abadukurikiye baba bagezeho urwo rugendo, ese baba baragerageje kugira ngo nabo binjire muri uwo murongo, cyane cyane bazana urwo rubyiruko bababwire bati dore amateka twakoze yashenye igihugu, dore aho yakigejeje, musigeho. kuko nicyo nagarutse no mu gitabo, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ababyeyi baganire, ariko ari no guha inshingano urwo rubyiruko, abo bana babo bababwira bati musigeho, muzibukire, ikibi ntikizongere. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Amasaha ntabwo atubaniye, reka nisegure cyane kuri bwana Salomo Ishimwe, ntabwo tubashije kukwakira kubera ko amasaha atumereye nabi. Nagira ngo nshimire bwana Claver Irakoze, umwanditsi w'ibitabo, hakaba yari n'umutumirwa w'uyu munsi ku kiganiro ahaye radiyo ijwi ry'Amerika. Nshimire namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro. Bwana Irakoze, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze namwe bwana Mutagoma, ndabashimiye. Reka nshimire na ekipe twafatanije hano ku buhanga bw'ibyuma. Nshimira n'abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga, mudahwema kudukurikira buri munsi saa 10, mbararikira muri Sanga yo ku munsi w'ejo. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu izina rya bagenzi banjye turabifuriza amahoro n'amahirwe. Turasubira mu kanya mu makuru ya saa 12 zo mu Rwanda no mu Burundi. Kugeza rero icyo gihe ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.